wenda burya influence ni ikintu gikomeye. Aravuga ati ariko ni gute perezida wa petit pays ashobora kuba ari afite influence, ashobora kuvuga ari kumvikana, ashobora gutangwaho urugero. Kongo yegra irakiza ariko urasanga ugasanga nta kintu bavuga. Ibi bintu birimo ni shyari pe, ariko rigashingira ku kudasobanukirwa no kutareba kure no kutamenya agakino ka politike uburyo gakinwa. Sadate uramushaka? Politike ntabwo ikinwa. Kuko Sadate ingingo nkiza zikuzivuga. Ntabwo politike ikinwa muri buriya buryo. No, ntabwo ari kuri ibintu bigenda. Uyu munsi wa none nibyo pe yagerageje kumanipira mu kubiba urwango, mu dehumanizing, mu gutesha agaciro, mu gukora ibiki, ariko kugeza no munsi wa none ntabwo ntekereza ko uwari wese wanamwumva yamufata nkaho ari seriye. No, ntabwo bishoboka. Sibyo? Ntabwo bishoboka. Ibyo bintu byose avuga akajya mu bindi byose, ese ubundi yahise mizera y'intambara ko numvise yikubita beto faki akaretse no kuba ko intambara atarimo kwibona vuba ngaha ariko azarwana nyine nabari. Umva amaso yanjye ibintu yabo yaravuze, bambaje ko se kwavuze umwendere skarmusha. Aravuga ngo ngewe ndi champion w'amahoro. Ibyo bintu intambara gusimbiza. Umwoje kone harya ni la paix. Ibindi byose ngo hasi uyu perezida uvuga amagambo uyu munsi akavuga ibyo kama ni kama kinyonga ni nini? Nta kanyaruva niko gashobora kagahindura miriye. Njya nkibona cyabaye kaki nkongera cyabaye cyatsi kikaba ikijuje. Kuko uyu munsi wa none by the way reka nkubwije ijambo rimwe. Ibi bintu harimo akina nabyo gutya. Rimwe na rimwe arimo ashobora gutekereza yuko ari ibintu bishobora kumugira akamaro. Arimo arasinzira, ntari mu gukora ibyo agomba gukora. Abakongomani aririrwa atakaza umwanya, ari hejuru y'umuntu udafite n'icyo amwitayeho, wikomereza, ufite gahunda ze. Icya kabiri, turategereza amagambo menshi mu gihe twitegura amatora. Tuzumva amagambo menshi nk'aya ngaya yo gusebanya, yo kuvuga ubusa, yo kwandaga adakwiriye n'umuntu mukuru. Ariko afite Sadek irimo kwirunda akanyabayonga, afite Wazarendo bari kwirunda akanyabayonga, afite abarundi bari kwirunda akanyabayonga, afite ingabo ziri guturuka Beniziza akanyabayonga. Ubwo urumva se afite FDLR ari kuva he nayo iri kujya gukanyabayonga. Reka mbwire ijambo rimwe ndabisubiramo. Warubizi ko bari kwirunda aho hantu. Niba shaka bahirundi bagiye gukubita bahereye kuri Rwindi, kuko bavuze ngo umutegetsi mukuru w'igihugu yabategetse ko bagomba mu gihe gito kuba bafashe Rwindi, bagakomeza bazamuka iyo nguru ruguru za Ficumbi, bagatambika bajya Bunagana, ubwo bagasubiza umwanzi yavuze. S'il vous plaît, ngiye nkubwije ukuri, kwirunda kwabo urumva mu gihe ubona nawe na perezida ku giti cye adafite agenda ifatika ishobora gukemura ikibazo mu buryo burambye. Sibyo? Mu buryo burambye nta solution bizavamo. Icya kabiri shaka kujya nkubwira, simbona kwishyira hamwe kw'abarundi Sadeke takataka zote hari icyo bihindura. Nakubwiye yuko cause ikomeye kurusha icyo tubona efe z'ibishashi bimwe na bimwe bigurumana. Kuko uyu munsi hano ushobora kuba warafashe wigeze wigaho kuvumbika umuriro, nayibonaga bacomeka mu ivu gutya bugacya n'ubundi ukirimo. Yes, bira ni ibishashi ariko ntabwo ari ibivumbikisho. Biriya tubona ibyo bya Sadeke ibiki n'ibiki. Burenda hari ikintu kintangaje kuri Sadeke, hari amakuru udafite. Biriya byo kuvuga ngo bagiye kuva muri Mozambique bajye hariya. Numva bagiye kuva Mozambique nta bukene burimo, bagiye gushyira imbaraga muri Kongo. Kari akantu wakabonye. Noneho Mozambique bayiteza ibyihebe. Se abayitabara se ntibahari. Bagiye kwiteza ibyihebe abayitabara konsantere hariya. Ubundi se bakoraga iki hariya? N'uburi ntacyo bakoraga. Samima ariko yakoraga iki? Reka tureke kujya gusebanya, nta na kimwe. Ni ukwifotoza, n'ubundi bagiye kubera ipfunwe n'ishyari. Bari hehe se mbere? Ibyihebe bica abantu imitwe. Ubwo rero ryo pfunwe bagiye kurizana hano muri Kongo, bafate M23 ikubite. Icyo nakubwira ngiki, M23 Rwanda ku butaka bwayo. Icya kabiri ndakubwiza ukuri, nibareba nabi bishobora kuba bibi kurushaho. Kuko icyambere bakayisanga no muri Afrika y'Epfo. Ikosa rikomeye. Erega Afrika y'Epfo siriho. Ubu uyu munsi Cyril Ramaphosa afite ibibazo biruta bya nyina wabizuru. Biri politique interne. Ako nibidari Tanzania irahari. Nkubwiye ikintu kimwe, buriya Tanzania nicyo gihugu uzitondera. Buriya gikina umukino wacyo
gikarikira ibibazo byacyo. ariko umukino kiri gukina gifite bya bibunda birimo kurasa n'undi mukino nawe urahari. Ibyo bibunda kandi ibihugu byemeje kongera ingabo nayo ntiyabihakanye, bagiye kongera ingabo hariya. ahubwo ndashaka mbabwire nibategure amarimbi meza yo guherekezamo ziriya ntwari zarwaniye ubusa, niba nazita intwari cyangwa ibigwari. Icya kabiri nawe uri wakira iterabwoba, ntabwo ariko narabikubwiye ntibategure body bags zo gutwara bose boroheye M23. Erega urupfu rw'umusirikare M23 icyo cyo nkubwira, urupfu rwe rufite agaciro, ako ntagaruka. buriya maraso yamenetse muri M23 urumva ni murare ku ariko basigaye. ntagaruka. yego ubu si gripe iri gutuma ukurikira amakuru ra biragoye ko hari ibintu bikaze biri kuvugwa. reka babanze bagusangiza amakuru. Nubwo gripe yagufashe ikagufungira ahantu mu kitagira amakuru, musangiza Sadati. hari inkuru nashaka kuvugaho, abanza uyimusangiza yumve, kuko Sadati ni impuguke ibintu nk'ibyo ngibyo arabyumva, arahita agira icyo bita reaction spontane, niko byitwa. twumvise nyakubahwa perezida Tsisekedi Chilombo Antoine Felix avuga ko ibibazo by'aka karere kugira ngo bizakemuke ari uko umutegetsi w'u Rwanda agomba kuba yavuye ku butegetsi, ko n'ubundi ingoma ye ntizahoraho, atagomba kuvaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo yavuze ko azongera kumukuraho nk'uko yabivugaga, ni mu buryo bumwe cyangwa ubundi. ubwo bundi n'ubumwe ariko ingoma ntizihoraho, ibintu birahinduka. Aravuga ati ubwo butegetsi nibwo butera bukanashoza intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage b'ibihugu byombi nta kibazo na kimwe bafite hagati yabo, ni umugambi w'ubutegetsi. Ariko nk'uko mubizi ubutegetsi ntabwo buba ari ubw'iteka ryose, umunsi umwe biriya byose bizahagarara mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hanyuma twongere tubane neza nk'abaturanyi. Icyo nicyo cyifuzo cyanjye. Akomeza avuga ko uwo mubano mwiza hagati y'ibihugu byombi udashoboka mu gihe ubutegetsi bw'u Rwanda butarahinduka. Ati kuri ubu hariho kidobya, umunyabyaha wishyize hejuru, ariko ntazahoraho byiteka. Umunsi umwe igihe cye kizagera cyo kurekera gukomeza iyi mikino akinira ku buzima bw'abantu. Ntuvuge nk'umufana, uvuge nk'umusesenguzi. Ibi bintu babyumva. Yego, icya mbere reka mvuge ngo ijambo rya Tsisekedi ni amajambo n'undi dutuye tumwumvaho, imvugo ze n'imvugo tumaze kumenyera, ariko by'umwihariko reka mvuge ngo ese ubutegetsi bw'u Rwanda nibwo bwafashe FDLR buyicumbikira muri Kongo? Nibaze nanone ntise ubutegetsi bw'u Rwanda nibwo bwirukanye abakongomani bavuga ikinyarwanda baza kuba mu Rwanda, imyaka ikaba igiye kugera kuri 30, ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi, Burundi, Buganda n'ahandi. Ese ubwo butegetsi bw'u Rwanda avuga nibwo burimo gukwirakwiza imvugo z'urwango, ubwicanyi no guhembera ideoloji ya jenoside muri Kongo? Ese twakwibaza ibibazo byinshi, ariko mu byo nakwibaza se ubutegetsi bw'u Rwanda nibwo bufasha igihugu cya Kongo mu kwangirika mu buryo bumwe no mu bundi, haba mu mutungo, haba muri leadership, haba muri mu bikorwa remezo n'ibindi. Iriya mvugo rero ya Tsisekedi ni ya mvugo n'ubundi twahamye yuko ari ukujijisha abakongomani n'abantu banyuranye, kugira ngo ibibazo cyangwa se bikinesi afite mu miyoborere ye agira abayegekaho. Icyo nemera, Perezida Paul Kagame ntabwo azaba ku butegetsi iteka ryose, ariko ingoma y'u Rwanda izabaho iteka ryose. Kimwe nuko na Tsisekedi atazabaho iteka ryose. Gusa icyo nzi ngo ariko ingoma y'u Rwanda izabaho iteka ryose. Ingoma y'u Rwanda izabaho iteka ryose, kandi ubu ngubu tumaze gusobanukirwa no kwisobanukirwa ku buryo ki ubutegetsi cyangwa se ingoma y'u Rwanda izahererekanwa muri ideoloji dufite, ideoloji yo gushyira abanyarwanda hamwe, ideoloji yo gukunda igihugu, ideoloji yo guharanira agaciro kacu nk'abanyarwanda, ideoloji yo kwihesha agaciro aho duca hose, ideoloji yo kubaka iki gihugu kikaba cyiza kurushaho. Nyakubahwa Paul Kagame igihe kizagera agende ave ku butegetsi, ariko n'uzamusimbura nta na rimwe ntabwo bizashoboka yuko, nta nubwo twabyemera yuko yanyuranya n'imiterere n'imitegekere y'igihugu cy'u Rwanda aka kanya.
so ku bwa Tsisekedi rero navuga yuko ibibazo afite muri Kongo biva kuri leadership idafite umurongo, leadership idafite icyerekezo n'ibindi nk'ibyo ngibyo, bigatera akajagari no kunanirwa gukemura ibibazo bafite iwabo muri Kongo, bagashaka ko babyitirira. Aka kanya rero imvugo ze ntago zintangaje cyane, ariko nkanahamya yuko n'ubundi niwe Tsisekedi, niyo capacity afite. Biriya yavuze ni rwo rwego rw'imitekerereze ashoboye, ndetse nanavuga yuko ahita ashoboye aka kanya kurusha uko yashobora kuyobora igihugu cya Kongo. Sadat, nk'uko uyu munyakubaha avuga ko perezida w'u Rwanda avuyeho ikibazo cyakemuka, nawe ukavuga ko imitekerereze yari uko imeze, nawe usanga ahubwo we avuyeho ikibazo cyakemuka? Ndavuga perezida wa Kongo. Perezida wa Kongo mu myaka 5 ishize twabonye ubushobozi bwe, no muri iyi minsi mike ya manda ye ya kabiri twabonye ubushobozi bwe. Njye mpamya yuko nubwo ari amahitamo y'abakongomani, ariko amahitamo yabo ku muyobozi w'igihugu ari mu bibatera ikibazo, kuko ibibazo bya Kongo byakagombye kureberwa mu muzi wabyo, tukava cyane cyane tukamanuka tukagera ndetse no mu gihe cy'ubukoroni. Wanashaka ukanamanukaho gatoya ukarebana mbere yaho imiterere n'imikorere y'abari w'icyo gihe, ukareba ibyagiye bikurikiraho mu gihe cy'ubukoroni, mu gihe cy'amateka ya vuba aha mu myaka 30 ishize, mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yaho aba genosideri uko bakiriwe nk'intwari ndetse bagahabwa imyanya ikomeye, ndetse n'urwinyagamburiro n'ibindi. Ni umuzi muremure ushingiye ku macakubiri, ushingiye ku rwango, ushingiye ku bintu nk'ibyo. Ibyo rero njye mbona ari by'umuyobozi ufite ubushobozi buke, akavuga yuko avuyeho cyaba ari igisubizo. Urakoze cyane. Hanyuma yego, icya Sadek kuvana ingabo muri Mozambique bavuga yuko nta bushobozi, nta mikoro, bigakeka ko bagiye kuzijyana muri Kongo. Urabona nta kintu byahindura ku rugamba? Ahubwo biriya ni ikimenyetso cy'uko nyine ubushobozi buke bwa Sadek, niba koko ni ubushobozi buke cyangwa ni imitiki? Ni ubushobozi bukeya mu bya gisirikare no muri planning n'ibindi bijyanye nabyo, kuko reka nibutse yuko muri Mozambique baje n'ubundi ingabo z'u Rwanda zamaze gukora akazi kose. Baje ingabo z'u Rwanda zirukanye ibyihebe, nta hantu namwe ingabo za Sadek mwigize mwumva zirwanya ibyihebe, kuko baje ako kazi karangije gukorwa. Uyu munsi kuba bariyo n'ubundi byari bariyo nk'amashusho, ariko reka tunavuge yuko baje muri Kongo. Muri Kongo se Kongo nibutse ko ifite abasirikare abivuga barenga 200,000, ifite imitwe 230 yashyize hamwe, ifite abamariseneri bavuye hirya no hino, ifite abarundi, ifite Sadek iriyo. Kongera y'ingabo n'ibikoresho bya gisirikare ntabwo ari byo bitanga igisubizo, kuko igisubizo cya Kongo kizabonerwa mu nzira y'amahoro, mu nzira y'ibiganiro, no mu nzira ya politiki. Ngiye kubona rero yuko baba bagiye gukora orienting abahandi, nta kintu kinini bizahindura, cyane ko naho muri Kongo mu mezi kuva tariki 8 z'ukwezi kwa 12 bavuga ko batangiye intambara cyangwa batangiye ibikorwa bya gisirikare muri Kongo, nta kintu kinini ndabona bakoze cyahungabanya umutekano wa M23 cyangwa. Hanyuma Mutabaruka n'abandi ku rubuga bari bavuze yuko biriya bishobora gutuma ibyihebe, ahubwo bishobora irondo rishobora kwivanga n'ibisambo, ibintu bikaba ibindi ibyihebe bigasara muri Mozambique, bikivanga bikaba mu buryo buri tactical kugira ngo badestabilize RDF. Ahubwo yongera imbaraga hari uko busutena bavuga bumva ko ari kubadiha hariya muri Kongo, bakumva ko nibateza umutekano muke muri Mozambique, RDF igakonsantra imbaraga hariya muri Mozambique ngo yitabare, kuko guhitabara ikindi gihugu biremewe. Ubwo intege ziri hariya hafi ya Kongo zizahava. Mutabaruka reka nkubwira ikintu gikomeye nanakibwiye n'abandi banyarwanda. U Rwanda nk'igihugu, RDF nk'ingabo z'u Rwanda, twariyubatse ku buryo dufite ubushobozi bwo kuba twahangana n'umwanzi mu mpande zose yaba turutsemo. Niba bumva yuko kuvana ingabo muri Mozambique bisobanuye yuko wenda niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo byazitesha equilibre hariya, iyo yaba analize y'abanaliste babo baba barakoze analize ku buryo ureba hafi. Ariko RDF nzi cyangwa nk'abanyarwanda twariteguye nk'uko perezida
Paul Kagame yabivuze kandi koko biranagaragara, bigaragarira mu bikorwa dukora bya gisirikare hirya no hino, bigaragarira discipline dufite nk'abanyarwanda ndetse nk'ingabo z'u Rwanda, bikanabagaragarira kuba dufite impamvu dushobora kurinda umutekano wacu kuko niyo rutirigongo y'ibyo dukora byose. Rero navuga yuko bakoze iyi analize baba baribeshye cyane. Ese baramutse bazamutse koko n'imizi n'imiganda M23 bakayirukana, abandi bagapfa abandi bagafungwa, ikibazo n'icyaba kirangiye se? Ntago bishoboka, ntago ingabo za South Africa, Tanzania, Malawi, Congo, Burundi n'abandi bafite capacity yo kuba bakwirukana abana ba Congo. Buriya n'ubutaka bwa Congo burwanirwaho n'abakongomani bafite impamvu bo barimo kurwana. Ntago rero intwaro, abasirikare benshi n'ibindi nk'ibyo ngibyo ari byo bishobora kurwana urwo rugamba uko batekereza, ahubwo impamvu iyo urwo rugamba n'ubu kuba abantu bakwitangira ibyabo n'ababo nicyo gikuru kinatuma badashobora gutsindira. Nabwiye Mutabaruka mbere ibi bintu bigitangira, nabwo ahubwo nibategura icyo bita body bag zo gusubizayo imibiri y'abasirikare babo baguye hariya, bidateye kabiri koko batangira kubasubiza. Ariko ndamubwira nti ati bariya bashobora no kurasa n'ingohe bakazotsa n'ijisho bakarikuramo. Ndamubwira nta kibazo, ariko umusirikare upfuye M23 kuko arwanira gakondo no kubaho kwe aho imbaraga basigaye cyane. N'ubundi burya kumena amaraso ku rugamba nk'uko bivuze rwose ni ikimenyetso n'ingufu nyinshi ku basigaye. Niba turebeye mu mateka ya vuba tariki 2 z'ukwezi kwa 10 mu 1990, wari uyoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda yarapfuye, abari bamwungirije mu minsi mike ikurikiyeho barapfa, ariko ntago byaciye intege cyangwa ngo bitume abashakaga igihugu cyabo bacika intege ngo basubire inyuma. Kuba umusirikare umwe yapfa ahubwo bitanga morali ikomeye cyane, ndetse biba n'imbarutso yo kuba abantu bakomeza kwitangira kugira ngo n'ayo maraso amenetse atamenekera ubusa. Rero kuvuga ko byangabo zishobora gusunika M23, ibyo niyo twabireba hano mu Rwanda muri 1990 ubw'ingabo za Zaire zazaga gutabara n'abafaransa, tureke n'abo bandi, twe n'abafaransa baraje ariko ntabwo bakuyeho yuko igihugu kibohoka. Rero tujye hanyuma se hafi amatora yo muri Amerika ashobora kuba ahatsiki ku bijyanye n'ibibazo biri mu kubera mu burasirazuba bwa Kongo n'isi yose muri rusange, ko kugeza uno munsi umuntu witwa Donald Trump bigaragaraga yuko we politike mpuzamahanga ye imbere na mbere arita ku banyamerika, abandi biraza nka accessoire, ndetse ubona byatangiye no gutera icyoba mu bafatanyabikorwa mu burengerazuba bw'isi, bavuga bati uyu muntu bubwabo bishisha, bavuga ati naramuka atowe dutekereza yuko umutekano wacu buryo warindwaga na NATO, Ikirene irabihuye n'akangaratete, buri imiduga ribera handi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uratekereza ko ibyo ubwabyo bidashobora gutuma Tsisekedi yatekereza kabiri? Reka mbanze ntere kuri Trump nyirizina, ndetse iriya siroga ye ya America First cyangwa se kongera kugira nziza kurushaho, ntabwo ari. Ariko wibuke siroga ya Ntuza Biden yavuze ati America is back. Nibyo ngiye kuvuga, ntabwo ari umuperezida wa mbere ugize iriya siroga kandi akanayigeraho, aho usanga iyo Amerika yahugiye mu bibazo mpuzamahanga ugasanga yigize umujandarume hirya no hino, yatanga amategeko n'amabwiriza, akenshi bisubiza ubukungu bwayo inyuma, ndetse bakanavuga ko aricyo cyatumye igihugu cy'Ubushinwa kibasha kuyicaho mu bijyanye n'ubukungu muri iyi myaka mike ishize. Rero Trump kugaruka kwe, ndetse binashoboka cyane kuko sondage nubwo zitatangiye gusohoka ari nyinshi, ariko hari nkeya zigaragaza ko ashobora gutsinda Biden. Kugaruka kwe bisobanuye ko politike mpuzamahanga nk'uko yabivuze, intambara ya Ukraine azayirangiza mu masaha 24, abwiye Putin ati sinya, abwiye Ukraine ati emera ibyo bagutegeka, yabwiye abanyaburayi yuko atazongera kubarinda, nanabarinda ko bazishyura igiciro cy'ibyabarindira, yabwiye isi yose ko azita kuri Amerika. Ibi rero ni message ikomeye cyane yakagombye kuba itambuka kwa Tsisekedi, ko kumva yuko ari abazaza kumukemura ibibazo yabishyira ku ruhande, ahubwo akumva ko ari ubwe mu buryo bumwe no mu bundi ugomba gukemura ibibazo by'igihugu ayoboye, ariko cyane cyane yibanda kuri igice cya politike na diplomasi. Okay, hari icyo uvuga muri Ikirene mbere yuko tukurekura?
Ukraine nk'ibisanzwe cyo njya mvugayo ni uko iriya ntambara itari ngombwa, ariko by'umwihariko ibitero byabaye ku Burusiya by'abihebe by'abaterabwoba, nk'uko tandanse zimwe zigaragaza ko Ukraine ishobora kuba ifitemo akaboko, bibaye koko bigaragaye yuko Ukraine yabigizemo uruhare igakoresha intambara y'ibyihebe, navuga yuko iriya ntambara yaba irimo kugana ku musozo, kuko intambara y'ibyihebe izatakariza icyizere na bake bari bafitiye Ukraine bazagitakaza.